nawe sheri urumva gerageze no minsi urumva ujye umakeye gute ntabwo kinyitaho kabisa ewana ubona narimo ndagenda nsaza kubera yuko nakibonaga kiyashiri mungu maze icyumweru uryamye ndwaye ubwoba ndwaye gwenda kunyica no ukeneye ko yayize ubwo se iyo nakeneye ukuntu bimeze ubundi we urumva nukuza kunsura mu rugo byagenze mwanya wabayemo ukuntu bimeze uyu n'umwanya nubwo wabaye muto ariko umwanya tuzatubona tuzatubibyaza iki umusaruro nanagira ngo gutembere urumva mwereke n'imitunganye dore nshobora kugenda haye ry'igare rikangonga nkatangiza imyitaba urumva okay nyine urumva imitungo none se imitungo yifite cyane yego ku mitungo gusa ahubwo n'abantu ndabafite n'imitungo ndenda gufite mfite na mama na papa n'imiryango bose nawe kandi iyo mufite uri mu muryango wanjye nyine usheri wanjye bivuze ko n'umuryango mba nkufite ubwo tubu agize ngo turi kure yaho nyifite turi hari imbere hari imwe nako tugenda wagenda uyibona tugende dore utanatitara no kwibenya habona urumva ikibazo yego ko mana yanjye ahubwo se uragenda n'amaguru se cyangwa uragenda n'indege n'amaguru hano dore najyaca n'imodoka nyinshi ariko tugende nta kibazo yego ejo niko twanabonye nanyuze n'amakuru hano nari naje gusura utumitungo twanjye aha ngaha ariko ntabwo nahatinze cyane uriya mukobwa se yagize ngo ariko twagenda dore amasaha arimo arira dore bishobora gutinda aha ngaha bikaba byaba ibindi bindi usubize ndagukunda nawe se ari ibindi oya ndavuga wa mukobwa mukobwa rero nawe wishirwa wakomeje ibintu wa mukobwa nyine twahuriye aha ngaha gutya kumva arambwata wandangiye ndamurangira ko nyine zino kayiteye nakunda kugenda ahubwo weho ukuze hasi unyibutsa ibuye cya gihe urabona ubwo nari ndimo ndava aha ngaha gutya nzagutya nyine ndimo ndagenda mu nzira mwumva wa muntu wamujyanye gwa ahubwo utansobanure neza bambwira ngo no mu miryango nibyo kareka ntabwo mbyemera wari muramureba ugenda gutya wenda kuva mu muhanda wenda gusinzira ntabwo mubeshya ahubwo se hari umuntu uvugisha ukuri kw'isi nkanjye binakubwiye ko ukunda mbwira ibyo ndabyumva nyine ushobora arambwije ukuri ariko nyine uriya no mu muryango ntabwo nabitindaho nyine niba umbwiye ko ari mu miryango mbihakane nkande se kandi nyine ari umuntu mwizera ubizi ntabwo bakana kandi ubwo se hano nta muntu uri gucaho ufite ubunyobwa ngo twigure ubunyobwa ninde ujya ubunyobwa nase nkana ufite aho ngaho ngo uyingurize nase nkana ufite ngo uyingurize imitungo rega ntabwo umuntu yigendana mu mufuka ubwo nyine wenda umuntu ashobora kuyigendana mu mufuka ariko nyine ariyo bagendana mu mufuka niba bakigendana ndabyumva yego ntabwo umuntu yagendana mu mufuka ariko nk'ukuntu nambwiye ngo ufite amazu n'ibiki byose ntabwo baguze igiceri cya senkani ntabwo ari senkani igiceri nakuguzaga n'ibihumbi senkani ibihumbi senkani ngiye kuguramo ubunyobwa senkani ni ukurangura nagira ngo turangure ntabwo nagutondeka reka ni ukurya nyine ugahaga ako gusa nyine ukananirwa kutagenda nyine byo kumva uri ukarengera ntabwo wabasha kugenda none se uvuze ngo ugiye kungurira ubunyobwa uri kubakabona ndi umukobwa kugira ngo nkagenda bayuze ubunyobwa oya ntabwo uzi ko ubunyobwa bubamo vitamine bita D iyo vitamine ntayo dukeneye rero vitamine ntayo ukeneye warakuze ntabwo warakuze gukura vuba ahubwo ukeneye gusarurwa bitandukanye oya nyine wewe wigira ikibazo urumva tugende nako ndajya mubwira ibindi tugiye oya nawe ndi kumva yarahindutse njye ntabwo nahindutse ahubwo ndahuze nk'uko nzi ko n'ibyo n'ibyo kumbwira ibyo kumbwira rero ngo muri ino minsi narahindutse ntabwo nahindutse shamira komera komera ase wowe warakomeye arakomeye icyo ntabwo bindeba birakureba se ahubwo byakureba uyu munsi ni ryari uno munsi ntabwo ni kuwa kangahe reba ku isaha yawe isaha ni kuwa kangahe biragaragara nta kibazo ubwo turi gunda mu wenda kuzi ntabwo nzi ntabwo nkuzi uzi gusoma rata azi gusoma uretse ariko tugamba izi boro dufitanye nta boro dufitanye njye nawe
iri si ideni singaye amafaranga je twambwira singaye amafaranga oya we mubeshyera ukima mushaka muvuga amagambo menshi amafaranga yanjye vuba vuba uretse gabanya utugambo mwigifite gaho ubu ngubu uragira ruguru bw'kimuka uramanura hamwe zikarishe uzite n'undi nishirange bwemo naganje njye ntago bindeba uzite n'undi musubize nawe tumaze kora telefone tubikorera uri tugahamagara ufite ibibazo ngo amafaranga none nanyishire mwana si ngo ajye bugone bizava mu mideni aho njye ntago bindeba mu mideni njye ntago bindeba we mu mideni kabyo mubaze ako si bwo gundi we nuwaye uzanye ntagire vuba nyishyure ngo ntago unyishyura njye ngo usura nshaka amana ushaka tabona ni mushaka ngaje nagushaka ndikukuba oya mwiterane amagambo mu muhanda mwishyure nimba n'amafaranga ntanazifite kujya mu none se ubwo byakatse kubwiza namo amafaranga kandi barataka kubwiza sibyo hajye ndi wewe bakwitanda ngiye izina rye ntago rikureba bamwita gasuku gaki gasuku kumukobwa bahoze nyine iyo shero bafite izina rimwe ni gasuku kazi buri ubwo ntari ufata buri gasuku kazi rake undi wari kumwe na gasuku ntabwo wamufite bose bameze nk'ibigo cyo ndakizi tubatenye muri quartier amafaranga y'icyo yamaze ngo ndikivurira nisa usanga muri mafaranga urashaka ngahe ahubwo wewe uje gusaba inkunga cyangwa uje kureba ko bagufasha ndabona nta n'amafaranga afite yaguze urumurangije yavanye njye nyine kuvanga uri kuvanga uri muri ikiza cyangwa uje gusaba njye ndimo ndishyuza ngusaba ngo se uko bireba nyine uko yabikubwiye shiro wanjye uwo wangurira ubisheri mbese yabikubwiye busura ubusimo kundira icyunguye agusage ugendera kuki yambwiye ko afite imitungo myinshi afite imitungo gusa tawo ajya siraketse ko tuzi gusoma sinabiteretse angaha telefone yawe umuntu editing umubwiye ko editing akamubwira wowe ndikona ibyawe hano nta bigize bikora tugenderera gusa ngo aragutegera amafaranga ndimo njye nyifite kase mbwiye my friend sibyo umva ngo ubwiye umva tega amatwi mbwiye sibyo bisibaye bitatu sibyo kandi wambwiye ko kandi ubwo twagira amaye twanagira mwana uko nyiri kubona byawe bimaze kuba birebire urashaka kurwana Nisiragona nawe mwana ahubwo ntabwo kupita yoka ase mwana banyushanga vanga hamwe usije ubona ndifite gahunda kwiga magaza hamwe n'uzi musingu ni karishe wanjye rishira ko utangiye kutunga ibyo njabagira wese wabutegera ngo bindebuza amafaranga ndimo ahubwo se reka ngweka reka tubyoroshye njye nabaretse mukora ibyanyu munayatanga sinari oya bose wowe bamushyiramo gutura nabaza ko twakabanyisha tugamba uramushyiramo gute amafaranga cyo wanjye manzi yishyura nyine ngo uramushyiramo gute niba mudashaka kwishyura ngusebeze imbere y'abazi barerede ngibyo agabanya amagambo my friend nayagabanyije ariko nawe uranyishyura cyangwa ubwiye tubijyemo mwana ujya mu bijye mu urashaka kurwana nanjye tutarwana wambasha nakwatubasha tubibabire wowe nandese iyo nkubise ukubise na sheri wanjye uko cyane kwase wewe kimwe ubona ari ngaho nyishyura okay njye masimbabwe we niba nawe kubitaga bamukubise nawe nanyishyura akwishyura kwa mideni cyangwa ari birene wowe tubaza kukwivuga ahubwo kakomeza urugendo wowe ujya heza ahubwo wewe ushaka kwana kwigendera gamusigara yakamusigara akundi biki wowe genda ushaka kugenda nari bare kurimeze mwana nawe kurikije kuzigabanya amagambo ahubwo wowe ndabona nakubabariye mwana vuga vuba nyine kwigendera cyangwa unyishyura nakunyishyura kwagira ngo umutwe bakuyemo ubwenge bashyiramo amazi ahubwo se wowe ukubizi uzi ko umuntu agenda nashobora n'amafaranga afite wumvisha ibintu warimo arakubwira ati imitungo kubizi wenda iki uretse birandeba nese ari kunyishyuza gutyo nyine bakubwira ati wenda kuzura umuntu w'umukire ako uzi ibintu nk'umurema ujya banibaza ukuntu umuntu ngaho agenda n'umukobwa n'amafaranga igihumbi afite mwana ibyo kunyishyura igihumbi ntacyo mfite ariko nyine nawe ujye ubimenya ko ureba ukaje ndi ku telefone umpamagara ukaza kunyishyura ngo nize nk'amafaranga ndaza ko uzangeze mu rugo warayamaye se ugeze umugabo nkawe ameze ubwana umugabo se nini ahubwo se umuntu w'umugabo ngawe wowe utagira amafaranga ugendana uzi uko nagushe njye uranshaka se njyewe uranshaka ngaha amana njyewe ushaka se njye nagweza kuvamo njye aho turarwana amana ase gute umuntu ufata ngaho umuntu ugana nawe amana ahubwo se umugara ahubwo ushaka gufata igihumbi cyanjye amana uranshaka se basi uranshaka basi abantu bose bonye amana
nawe kuri mosi cyane Ye muri mama. yewe wakubwiye mwana Ndakunda. ndakagenda mwana uyu muginga mwana njye namuhaye amafaranga ejo bundi mwana urumva ambwiye ati ndetse njya kwishyura nanjye nuko igihumbi nanjye cyose nuko mwana nawe nanjye nuko ase nose bimeze bita ahubwo oya umva njye ntabwo bivamo Uyu ntabwo muzi nawe kandi we kwa nkuzi. njye ntabwo ncika ntabwo ncika iyi foda ndayitwara ndayijyana njyewe ndayijyana ako se wakwitonde mwana umva njye njye kamubwire mwana sibyo njye mfite n'ikibazo gikomeye cyane uyu muhungu andimo amafaranga igihumbi Naye muri namuhaye ejo bundi arambwira ushyamo ifaranga byo nabindi. Byafanga ikibazo cye ni iki ngiki rero mwana ntabwo rero n'undi ntabwo ajya kumukubitaho njye telefone yawe ushobora itameneka kayishyire hasi sibyo kayishyire hasi kugira ngo bitazapfuza umva reka tumubabarire noneho yigenga reka tumubabarire